Kamanze nkubwire wowe ukunda gusambana uba witeza umwaku, buriya icyaha cyo gusambana nicyo cyaha kizana umuvumo ku buzima bw'abantu, ugiye no muri Bibiliya wabisangamo. Inama rero naguha ni ukuri mbabarira, nimba ukunda gusambana byihorere. Nzi ingero nyinshi z'abantu bari bafite amafaranga menshi menshi ariko bitewe yuko mu gihe usambanye uba ufashe karande y'umuntu musambanye nawe uba ufashe ibyago bye, uba ufashe umwaku we. Nakugira inama y'uko iki kintu wakirinda ukacyanga, ushaka kubaho neza, ushaka kwakira Imana, ushaka kuba umuntu ukomeye, ushaka kuba umukire, ushaka kuba umutunzi, reka iki cyaha cyo gusambana kugira ngo Imana iguhe umugisha, kuko uze kureba mu kiganiro twakoze uraza kukibona. Ni ikiganiro, ujye ukurikirana ibiganiro byacu byitwa Hura n'Imana live, uraza kubona umugambi Satani amaranye imyaka irenga 100 wo guhombya abakire mu myaka iri imbere kugira ngo abana babo bazadukweho uyu mwuka w'ubusambanyi, bitume bizinesi zabo amafaranga yagagomba. Rero nawe make ufite menya kuyajira neza, irinde iki cyaha. Iki cyaha ni umwaku ku bagore, ni umwaku ku bagabo, ni umwaku ku bakobwa, ni umwaku ku basore. Ariko utinya ikintu ukora wihishe, utajya mu bandi wirate ngo wakoze iki. Iki cyaha ujye ukirinda nshuti. Rero nimba uzi ko wabikoze, ndagira ngo musengere Imana ibikureho ubw'umugisha. Ndagira ngo uvuge aya magambo: ibi bintu by'Imana birakora, bihindura amateka, ubuzima bugahinduka, amateka agahinduka. Ndagira ngo usubiremo aya magambo, uvuga ngo Mwami Yesu, ni ukuri nakoze ibyaha byinshi, ariko bitewe y'uko uri Imana inkunda, bitewe y'uko ushoboye byose, naturiye imbere yawe, narasambanye, naribye, narishe, nakoze byinshi. Aka kanya ndetse n'indi minsi sinzongera, mbabarira ibyaha ndabiretse, ndashaka umugisha wawe, ndashaka kwera kwawe, ndashaka imbabazi zawe. Uvuge ngo amen. Ndakubwiza ukuri ko Imana irakubabariye, ntuzongere gusambana kugira ngo uzagire ubuzima bwiza, kugira ngo uzagire amafaranga, kugira ngo uzagire umugore mwiza, kugira ngo uzagire umugabo mwiza. Kandi n'ikindi mubwira abana banyu, bere kwambara imyenda yo gukurura abagabo. Barimo barakurura abagabo kugira ngo baze bagasambanye. Uko yambara iriya myenda yo kugaragaza amabere, imikondo, ni umwuka mubi arimo akurura mu mwuka, ubiregeye mu mwuka, arimo arakurura umwuka mubi, arimo arakurura ubukene muri famiye yayo. Rero mubabwire ngo ntabwo iyi myenda yemewe, ntabwo ari byiza ko mwambara iyi myenda mibi. Ibi rero biratuma amateka y'ubuzima bwanyu aguma ari meza. Abo Imana itarasubiza izabasubiza, ariko mumenye ubwenge. Ndashaka ko mumenya ubwenge. Umuntu wakoze subscribe, ni ukuri ujye wumva inama nkugira, uzaba umuntu udasanzwe mu myaka 3 iri imbere, nayo ni myinshi. Mu mwaka umwe nubana natwe, ndakubwiza ukuri ko amateka yawe azahinduka. Twebwe tuvugana n'Imana, kuko iby'Imana ivuga nibyo dukora. Ntidushobora gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, kuko twavuye mu buzima bubi, ariko turasenga Imana iduha amafaranga, turasenga Imana ihindura amateka. Buriya nimba itaranagusubiza, ujye wizera, ndabizi neza izabikora. Hari igihe uba mu buzima ukabura n'igiceri cy'ijana. Rero nimba nta n'igiceri cy'ijana, ni ukuri reka tugusengere, Imana ikureho umwaku, ikureho karande y'ubwo bukene bwo kubaho nta mafaranga ufite, bwo kubaho nta kazi ufite, bwo kubaho uteza abantu amaboko. Ndagira ngo tugusengere. Vuga ngo Mwami Yesu, umereye none, hari urwego rumwe mvuyemo, dore ntanze ibyanjye, imbaraga zanjye, ubugingo bwanjye, ndashaka kugukorera, ndashaka gukora iby'ubutwari biciye muri wowe. Ehana nanjye nonaha, ni ukuri nanze aka gasuzuguro k'ubukene, ko kutagira akazi, agasuzuguro, agadayimoni gansuzugura, agasuzuguro ko gusabiriza, nonaha ndakanze, ngatesheje agaciro. Imana ubane nanjye, amen. Ni ukuri ugisenga iryo sengesho,
Imana izagusubiza. Hari abantu Imana izasubiza mu byumweru bitatu muzashime. Imana nijya ikugirira neza ujye ujya mu rusengero ushima Imana. Nutajya no mu rusengero ubibwire bagenzi bawe, babwire ko wasenze Imana ikagusubiza. Imana yacu irakora ntabwo ari pirate, ni Imana ishobora byose. Dushingiye ku mateka yatambutse, duhamya neza ko umunyarwanda wese azabona Imana. Aho tugeze ni heza, ariko aho tujya cyane ni heza kuruta aho turi, bitewe yuko dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite guhitamo icyiza n'ikibi. Ukumvira ubuyobozi bwawe, ukumvira amategeko y'igihugu, ibi byose bizagufasha gutera imbere. Ni ukuri Imana iriho, Imana irashoboye. Rero hari abantu baba barwaye n'indwara zanze gukira. Izi ndwara zanze gukira nizikire nonaha, nizikire nonaha, nizikire nonaha, nizikire nonaha. Mwakire gukira guturutse ku Mana. Mujye mujya no kwa muganga mufate imiti. Ntukumve ko nimba Imana ikubwiye ngo urakize utazajya kwa muganga. Ica mu miti. Nimba iguhaye amafaranga utangira gukora bizinesi, ntabwo uryama gutya ngo amafaranga yizane. Oya, bisaba ko ukora, bisaba ko ukora ukanasenga, ugasenga kugira ngo ibintu byawe Imana ibihe uburinzi. Iki nacyo ni ikintu cy'agaciro ugomba kumenya. Uko usenga cyane uba uri gushyira uburinzi kuri bizinesi yawe. Murakoze. Ikiganiro cyacu ni ahejo cyitwa Hura n'Imana Live. Ntukagende udakoze subscribe kuri Dukuzumuremyi Church Online. Ujye no kuri TikTok naho ukore follow kugira ngo ujye wumva ibiganiro byacu.